Umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muzi. Ku itariki ya 2 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 ubwo nari nifatanije n'abandi mu muhango wo gushyingura umuvandimwe inshuti wari watuvuyemo, uwari uyoboye gahunda yadusabye kuririmba indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'abarokore, ikaba indirimbo ya 5 mu gitabo cy'ikinyarwanda gikoreshwa n'itorero ry'abadiventiste umunsi wa 7, ndetse ikaba n'indirimbo ya 439 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo torero. Abari bakurikiranye uwo muhango twese dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga twabuze connection, dutangira kwibaza byinshi, ariko kuko uwo munsi nge nari nawuhariye kwifatanya n'abandi muri uwo muhango, ibura rya connection ntago ryanciye intege, ahubwo nafashe igitabo cyanjye nsoma byimbitse iyo ndirimbo twaririmbaga, bituma numva kandi menya neza abantu bavuga muri iyi ndirimbo. Gusa connection yaje kuza, nkomeza gukurikirana uwo muhango, ariko mfata icyemezo cyo kuza gushaka amateka y'uwanditse indirimbo, icyamuteye kuyandika ndetse nuko yumvaga muri uwo mwanya yandika, aribyo nawe ngiye kugusangiza. Ikaze. Murinzi we menyesha igihe, Mesi wacu ni muhero. Iyo usomye iyi ndirimbo umwanditsi wayo yishyize mu mwanya w'umugenzi uri ku rugendo, maze agirana ikiganiro cyiza n'abantu batandukanye, akababaza ibibazo bakamuha ibisubizo ndetse n'icyakorwa ngo urugendo rurusheho kugenda neza. Aha nakubaza nti utanga nama ki? Wowe se wigira iyihe? Mu gitero cya mbere uyu mugenzi abaza umurinzi cyangwa umuyobozi, umukuru w'itorero se, bishop, apotre n'andi mazina tubaha. Arababaza ati menyesha igihe, mbese iwacu ni imuhero? Nawe aramusubiza ati ijoro ririjimye cyane ariko buracya, ntukarire, gumya ugende, nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu munsi uhoraho. Mu gitero cya kabiri yabajije umurwanyi cyangwa umusirikari nk'abantu turi ku rugamba turwana n'umubi, aramubaza ati cyo mbwira nawe. Nawe asubizanya ubwitonzi ati intambara igiye gushira, guma ku rugamba, wibabara, ihangane, wireke imirimo yawe kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Yarakomeje mu gice cya 3, noneho abaza ibyaremwe byose nawe urimo, nabyo bimusubiza birya biti iyi si igiye guhanguka, haza indi idashira, ntukarire, ibimenyetso byerekana aho tugeze kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Iyo twifashishije igitabo umugereka w'indirimbo z'abadiventiste umunsi wa 7 mu rurimi rw'icyongereza, paje ya 437 na 438, tuhasanga amateka. Iyi ndirimbo yanditswe n'umwana muto witwa Annie Rebecca Smith mu 1853. Iboneka bwa mbere yabonetse mu gitabo urwibutso integuza cyanditswe kwa 29 z'ukwezi kwa 11 mu 1853. Mu rurimi rw'icyongereza iyi ndirimbo iboneka yitwaga imuhira ni kure bingana iki. Uyu Rebecca Smith yavutse ku cyumweru tariki ya 16 ukwezi kwa 3 1828. Uyu mwana ni umwana wa 3 mu bana 4, akaba ari umukobwa rukumbi wa Samuel na Rebecca Smith. Uyu Annie yabatirijwe mu itorero ry'ababatista mu 1838, birumvikana ko yaragize imyaka 10. Gusa nyuma yaje kuba umudiventiste w'umunsi wa 7, yize iby'uburezi, yiga iby'ubuhanga mu gushushanya no mu gusiga amarangi.
Ni kuki iyi ndirimbo yanditswe? Kuki uyu mwana w'umukobwa yatekereje kwandika indirimbo igizwe n'ibibazo, ikagirwa n'ibisubizo, ndetse ikagira n'inama? Ashingiye ku isomo riboneka muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 havuga iby'iherezo ry'iminsi 2300. Umubwirizabutumwa ukomeye w'umunyamerika witwa William Miller yahanuye ibinyoma yibeshya ko tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 1844 ari wo munsi Yesu Kristo yagombaga kugarukiraho. Kuri iyo tariki abantu bimejeje neza baritegura sinakubwira, ariko amaso yaheze mu kirere. Yesu Kristo ntago yagarutse. Itsinda rigari ry'abantu bavuye mu byizerwa basubira inyuma bibaza ko Yesu Kristo atakije. Muri iri tsinda ry'abantu bavuye mu byizerwa bakagwa dusangamo izina ry'umukobwa muto Annie Smith, ari nawe dukesha kwandika indirimbo ya 5. Mu mwaka w'1851 ubwo Annie yari yibereye aho yari acumbitse Massachusetts, yakiriye ibaruwa ya nyina yamugezagaho ubutumire bwo kuza mu materaniro y'umugabo witwaga Joseph Bert. Annie yiyemeje kumvira ababyeyi be, ajya muri ibyo biterane, ariko atagamije gutega amatwi, ahubwo agamije kubaha ababyeyi ndetse no kubashimisha. Gusa mu ijoro ribanziriza urugendo rwe, Annie yarose akererwa, yicara inyuma ndetse arota ngo yigishwaga ikibwirizwa cy'iriya minsi 2300 biboneka muri Daniyeli nk'uko nabivuze haruguru. Kubw'igitangaza, umubwirizabutumwa w'uwo munsi Bert nawe yari yarose abona akana k'agakobwa kakerewe kicara inyuma muri ayo materaniro. Iby'Imana ikora rero, Annie yabyutse kare aritegura kugira ngo adakererwa. Gusa urugendo rwe ntago rwabaye ruhire, kuko mu rugendo agana aho amateraniro abera yarayobye, bituma akererwa, yicara hahandi koko nk'uko yari yaharose. Birumvikana ko n'umubwirizabutumwa nawe yakabije inzozi. Ibi biterane byamaze ibyumweru 3 gusa, ndetse byarangiye Annie yamaze kongera kwiyegurira burundu Imana bundi bushya mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Rebecca Smith ashingiye ku byo William Miller yari yarahanuye ku byo kuza kwa Kristo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 1844, ashingiye kandi ku isomo twatangije ikiganiro muri Yesaya 21 umurongo wa 12 hariya havuga ngo Murinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Annie yadukoreye indirimbo nziza turirimba uno munsi igira iti Murinzi we menyesha igihe. Annie yanditse ibitabo byinshi tutarondoye, birimo n'icy'urwibutso n'integuza iyi ndirimbo yasanzwemo. Akora amacapiro atandukanye, ariko nyuma yaje kurwara indwara y'igituntu ari nayo yamuhitanye ku myaka 27 y'ubukure. Agwa i Wilton, New Hampshire ku wa 26 z'ukwezi kwa 7 mu 1855. Aha yari akoreye itorero imyaka 4 gusa. Annie yanditse indirimbo nyinshi, harimo nk'indirimbo ya 441 ndetse n'indirimbo ya 447 mu gitabo cy'icyongereza cy'Abadiventiste umunsi wa 7. Iyo nifashije isomo ryo mu gitabo cy'itangiriro igice cya 45 ku murongo wa 24 hari amagambo avuga ati nuko Yosefu asezera bene se, bagenda ababwiye ati mwirinde mutonganire mu nzira. Nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, turi ku rugendo rugana Kanani yo mu ijuru, kandi twirinde kurutonganiramo. Nk'uko mvuye kubisoma haruguru, nubwo turi ku rugendo rugoye, wibera mugenzi wawe impamvu yo kudakomeza urugendo rwe. Kura inzitizi n'imitego mu nzira ituma mugenzi wawe adakomeza urugendo, ariko kandi aho musumbye imbaraga mufata akaboko.
umusindagize kuko abishyize hamwe nta kibananira. Dukomeza kuzirikana kandi ko dufite umuyobozi mwiza ku rugendo ari we Yesu Kristo. Erega buriya urandata impumyi niwe umenya icyerekezo. Twebwe twirinde gusa gutonganira mu nzira. Iyo usomye Yohana igice cya 6 umurongo wa 67 ndetse n'uwa 68, Yesu yabajije abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Nuko Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde wundi kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Igice cya nyuma cy'indirimbo gitanga igisubizo cyangwa se umwanzuro ku byo twibaza byose ku rugendo, aho kigira kiti, imuhira ubu ni bugufi, tunezerwe mu mitima, duhumure ko tuzakira, dushira agahinda, ntukarire, tuzabana, amakuba azaba ashize, ntabwo tuzabura amahoro mu rugo kwa Data. Nshuti yanjye, nshoje iki kiganiro ngushimira wowe unteze amatwi ndetse nawe uzanyumva mu nyuma, nkwifuriza gukomera mu rugendo. Muri iki kiganiro mpaye icyubahiro uwatumye ngira igitekerezo cyo kugitegura, Bwana Muhozimbere Rora, wavuye mu mubiri ku wa 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2021, mwifuriza iruhuko ridashira. Gira amahoro.